umwanya kumva ukuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuze gufatikanya gusoma. Turasoma ibyahishuriwe Yohana, kuko nari basezeraniye ku cyumweru gishize yuko uyu munsi wa none turi buganire hejuru ya Antikristo. Maze gusoma aya magambo nagize ubwoba, kandi umutima ucira urubanza, mbwira nk'uko abakristo bacu benshi bashobora kuba batazi inkuru za Antikristo, icyo Bibiliya ivuga hejuru ya Antikristo. Numva ari umutima uncira urubanza kuko ndi muri iryo deni. Ndatekereza kuko no mu Burundi aho nabaye izi nyigisho nagira ngo ntabwo nigeze kuzigisha, sinibuka. Ejo bundi ndimo nsoma aya magambo y'Imana, numva kuko umutima unemeza kandi uncira urubanza yuko bishobora kuzagira abantu bakazatungurwa kandi bagatungurwa n'icyo batazi. Icyo gihe rero abapasitori bazaba bafite ikibazo gikomeye cyane. Nabasezeranije kuko kuri uyu munsi wa none turi buganire hejuru ya Antikristo. Babwira ko tuzongera kandi tukazaganira hejuru y'ikigira 10. N'umushije n'umutima unciriye urubanza kuko izo nyigisho nababwiye kuko zitinya, kuko abantu bagira interpretation nyinshi. Kuba pasiteri basaba amafaranga, kuba bashaka amafaranga. Ushaka amafaranga naje muri kampani, nawe uzoshakira amafaranga mu kanisa azaba yaheruye kabisa. Ushaka amafaranga hanga asha muri kampani, ufite imbaraga z'Imana niba ushakira amafaranga. Rero reka dusoma amagambo y'Imana. Turasoma ibyahishuriwe Yohana igice cya 13 umurongo wa 4 kugeza ku 18. Twongere dusome Abatesalonike, urwandiko rwa 2 rw'Abatesalonike ibice 2 umurongo w'9 n'uw'12. Abandi nabo baze kudufasha gusoma muri Matayo, beza tugatoye hafi. Matayo ibice 2 umurongo wa 15 na Matayo kandi ibice 13 27 no kuri 30. Reka njyewe nsome hano mu byahishuriwe Yohana, ubundi witeguye vuba vuba aba yafashe icyandikwa cy'Abatesalonike ba 2 ibice 2 umurongo wa 9 kugeza ku 12. Abundi witeguye asome Matayo 7:15, ubundi asome Matayo 13:27 kugeza kuri 30. Yego, reka gasome ibyahishuriwe Yohana ibice 13 umurongo wa 4. Haravuga ngo baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacu. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari munsi bose, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye kuremwa kw'isi. Dusimbe ku 11 no ku 12.
aravuga ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bw'aya nyamaswa ya mbere. Mu maso yayo ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Kadakomeze dusome. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cy'aya nyamaswa yari ikomerekeshejwe n'inkota ikabaho, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyigishe abatakiramye bose, itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'aya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Amen. Uwiteguye wundi Abatesalonike ba kabiri ntakereshwe. Abatesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo w'9 n'uw'12. Aravuze ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani bufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Yego gukomeza kuri 12 n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Kuri 14 nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Kuri 12 kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranira bacirweho iteka. Amen. Undi witeguye muri Matayo soma. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega. Simbuka igice cya 13 umurongo wa 27 kugeza kuri 30. Abandi witeguye? Matayo ibice 13 umurongo wa 27 n'uwa 30. Abagaragu be baraza babaza umutware babize imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye 48. Ati umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramaze bati noneho urashaka ko tugenda tukarurandura 29. Nawe ati oya, ahari nimurandura ubukungu murarurandurana n'amasaka. 30. Mureke ibikorane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye ubukungu mu ruhambire
umutwaro utwikwe maze amasaka muyavunike mu giga cyanjye. Urakoze cyane. Rero ndagira umusore bari abatuye inyuma mwigire hino, kandi uriya musore wacu ndakwiyegereje uve muri iyo ntebe uzaruka iya mbere kandi ngutinye iya mbere uje kujya kabiri. N'abandi bari hariya barimo ese yitwa nde uriya musore w'iwawe? Réponse. Nawe wenyine mwigire hino mureke twigira. Muzicara iyo ngayo ryuzuye, nimubona riruzuye muzicara aho ngaho kuko imbere hazaba huzuye. Yabaye uko uteye intambwe igana gute poliro nawe ubu nimwigire imbere, mwigire twegerane, ashaka twegerane aho tubona ko mutunganije toto webyo n'abaki. Murakoze cyane. Nagira ngo tuganire hejuru ibimenyetso bigaragaza iriya nyamaswa cyangwa se uriya antikristo, kugira ngo dushobore kuzumva neza. Twohera ku isura ya 12 ibyahishuriwe Yohana, kuko ibi byabaye mu isura ya 12 byabaye ikanisa ritangiye, nubwo ikanisa rya Kristo ryari ritangiye, kandi ziba imbaraga zikomeza ikanisa. Niko kandi bimeze igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ibi byabaye mu itangira ry'itorero, bizongera kandi nicyo kizaba ikimenyetso, nicyo kizaba ikimenyetso. Munkurikire neza, nicyo kizongera kandi kikaba ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Usomye igice c'12 kitubwira amakuru y'umugore wari utwite, wari wambaye izuba nk'igitsibo, hari ibintu bimuranga. Umugore ngo wari utwite, hakabaho n'ikiyoka, mu Kirundi bakita ngo ni igisato. Ni ukuvuga ngo ni ikiyoka kinini cyane, kandi ngo ico kiyoka ngo gitangira guhiga wa mugore ngo kugira ngo nabyara ngo kirye wa mwana, cice wa mwana. Atari ko nyuma yaho uwo mugore arabyara, kandi amaze kubyara ngo uwo mwana ngo arasahurwa akurwa mu isi ngo ajyanwa mu ijuru. Nuko ngo cakiyoka ngo kimanukana n'ubugome bwinshi cyane, ngo umurizo wacu ngo kurura ngo igice ca 3 c'abamarayika ku ijuru ngo bava ku isi. Aha rero bitwereka uyu mugore Bibiliya itubwira ni ikigereranyo, si umugore, ni ikigereranyo cya Israeli kuri, kuko usomye aya magambo urasangamo amazina y'imiryango 12 ya Israeli. Aha bavugaga Israeli kuri. Iki kiyoka ugumye gusoma uraza gusanga ari we Satani, kuko ngo Satani amaze kumenya kuko Yesu aje, yaramukurikiranye mu isi ashaka kumwica. Uhereye mu ivuka ryiwe ashaka kumwica, ariko ntibizashoboka. Ibyo zo murabyibuka ingene hapfuye abana benshi cyane, babagira ngo barebe kuko n'uwo Yesu yupfira. Satani ngo iramuhiga
musarire tuza dufata satani, sinzi uko tuza dufata satani. Satani ni umunyamaboko, satani ni umunyembaraga. Satani nta kintu ashobora kurema ngo agikoreshe. Akoresha iby'Imana yaremye. Muri Imana yaremye nibyo satani akoresha. Kuko nta muntu satani yaremye, ariko satani akoresha umuntu kandi baremwe n'Imana. Mu gihe yitwaye nabi, satani aramukoresha. Icyo gihe satani arakora kandi akoresha umuntu ngo bashakishe Yesu kugira ngo bamwice. Yesu arahunga, baramuhungisha. Yesu arakura, atangira ivugabutumwa. Satani arongera kandi arahaguruka kumuhiga. Kandi mu kumuhiga kwiwe yari kumuhigisha abantu. Bwana asifiwe sana. Satani mu kumuhiga kwiwe ntiyamanutse ngo araje abantu ngo bamubone ngo nguriye Satani, kuko bamubonye guhunga. Ariko Satani akagenda akinjira ku muntu, umuntu akaba umukozi wa Satani. N'ubu niko bimeze. Hariho abantu bakorera Satani n'umunyembaraga. Aramuhiga ku musaraba, aramuhiga kugeza Kristo apfuye. Iminsi 3 Yesu arazuka, arongera kandi aboneka ari muzima, ngo arazamurwa ajyanwa mu ijuru. Uburakari bwa Satani buhindukirira abigishwa ba Yesu, kuko shebuja yakuyemo. Uburakari bwa Satani we buhindukirira abigishwa ba Yesu kugira ngo bacicikishe abantu, abacicikishe nabo bazocirwa Uwiteka kuko nawe azocirwa. Bakristo nagira ngo tube maso, tube maso kandi tumenye. Abaza basinzira musinzire, abaza basinzira mu ikanisa ndatanga musinzire. Wa yaravuze ngo rego urugwesera bwatayara ngo tiye kuba umutima, urugwesera ngo bwarateye bwaraba mu cyakuza umutima. Abana ati ntaho wagiraga. Ntiyahise kudashana mikrofoni. Ni neza? Mbona kinamoja ni kinasambira cyane. Rero uburakari bwa Satani, kuko Kristo kuwe muri nosi asubiye mu ijuru, bubu burakari bwo kugira ngo rego acecekeshe abantu bavuga Kristo bose, kuko azi kuko Kristo aje kurokora abantu kugira ngo bakurwe mu rupfu rw'iteka. Nawe arwana intambara kugira ngo basubizwe mu rupfu rw'iteka, mu gucecekesha no mu kwica abakomeye bari muri bo. Kandi igikomeye kiri abo yabashije gukoresha mbere ni dini. Abo yabashije gukoresha bwa mbere ni dini. N'abantu basenga Imana, n'abantu baje kwikariza mu kwacu, n'abantu bahimbaza Imana, n'abantu batanga igiracumi, n'abantu bubahiriza iminsi mikuru, n'abantu bajya kuri Pentekoste, n'abantu bajya kuri Pasaka, n'abantu basangira ingaburo yera. Oya, ingaburo yera ritaraba, ingaburo yera ritaraba. Ariko n'abantu bafite Bibiliya,
ni abantu bahagarara hano bakabwiriza ijambo ry'Imana, ariko muri icyo gihe Satani igitangaza, kutamenya Imana ni igitangaza. Baba abayoboke ba Satani batabizi, nibo bishe Sitefano, kuko Sitefano tishwe n'ubwami bw'abantu, nibo bishe Sitefano baramwica. Satani abona kuko izo ntibihagije gukorera mu banyagihugu bari munsi y'ubutegetsi bw'abandi bantu, imbaraga zabo ni nkeya. Bebe, umuhungu wawe ko yakoze imakare bigenze gute? Wamukorose nimumuhe tutashaka. Muri Amerika s'abana bazabari ko ubona kakuru kiyo gahamagaye polisi agahita twinjirana. Gahungu kaje nyina ejo ni ngera gakubise, baramukubita akamukubise naye sinari bari aje imana nakubise nyina ndagira ko ngo baramukubita ngo mare kumukubita umwana ararira, shafu ngo ni mare gushira atari ko mama bakubwiye ko muri Amerika z'abafite abana nyina ngo mare gushikara ati uzi none zo yambwiye ati yambwiye ngo muri Amerika z'abafite abana nico ngereza sabuze mama yari kuguhamagarira polisi bazaga nibo bayikingurira yamara kamagera aravuga icyongereza ati wumva na A tuzi na B tuzi na C tiwashaka kubisobanura mu kinyamurenge. Tugaruke yego rero icyo gihe Satani abona kuko mu gukoresha abantu bari munsi y'ububata bw'abandi nta mbaraga biri butange, ariko kugira ngo bigire imbaraga nuko rigomba kuva mu itegeko ry'igihugu, mu itegeko ry'ubwami. Abami baraterana baravuga ati Kaisari agomba kwemerwa nk'umwami, ugomba gusingizwa, ugomba gusengwa nawe. Abantu bagenda basenga mu madini yabo, ntawubujije abandi gusenga mu myizerere yabo, abantu bagenda basenga, ariko kandi habeho no gusenga umwami Kaisari. Bashyiraho amategeko baravuga ngo umuntu wese azaza mu rukiko aje gupreta serima, aje kurahira kuko yemeye umwami yuko umwami agomba kuzoza asenga. Ijambo rigira kabiri bashyiraho iminsi mikuru igomba kuzoza yubahirizwa kuko tuza twubahiriza iminsi ya Pasika na Noeli na Pentecoste, niko hagomba kubaho iminsi mikuru, hagomba gushyirwaho umunsi mukuru wo kuramya, umunsi mukuru w'Imana sa abantu bose. Icyo gihe cyagera bakaja mu materaniro, bose bakagera mu materaniro bakaja guhimbaza iyo Mana. Ijambo rigira gatatu bagomba kosereza Imana yabo ikigirwamana bagize, nk'uko umwami atagira hose, ariko bagira ikintu cy'igisitati bagomba gushinga. Noneho umuntu wese akagenda akazana umubavu sinzi ko niba mwamva umubavu sinzi cyangwa se ubani mu Kiswahili, wewe w'Abanyatanzania kuvuga ubani kama ni nini? Kosa umubavu ni ikintu gihumura neza, ni icyangi. Kosa umubavu bakagenda imbere ya cyakigirwamana
aho kiri bose bakatsa umubavu humura neza imbere ya cya kigirwamana aho kiri gisobanurwa kuko ari Imana n'umwami. Wamara guhabwa seritifika yuko wemeye amategeko yose y'umwami. Iyo seritifika wamara kuyihabwa no kuva mu seritifika uragenda swate urayishira mu nzu wawe. Ndimo kubona mu waje bakuzuye amafoto, nabonye umugore ashyize mwiwe n'abana biwe, mbona abakobwa nabo bashyize mwiyabo. Nazaga ndeba biriya mu Burundi wazaga tugera ugasanga ifoto ya perezida iri aho ngaho muri ofisi. Ndabona mu Rwanda niko bimeze. Ese nino niko bimeze? Ino naho bageramo amafoto ya perezida muri ofisi. Hayabamo? Si cyane? Hari. Ni ukuvuga ngo rero muri ofisi yawe urabushiramwo irya seritifika yawe. Iyi ni biro yawe. N'undi muntu wese niwe yinjira aravuga ati uyu nguyu utabwa n'igipinga. No mu nzu wawe ushobora kuyimanikamo. Mbese ahantu hose hashobora kuboneka ushobora kuyimanikamo kugira ngo bakwemere. Kandi nuje gusaba akazi, ikintu cya mbere baza kukubaza ni ukukubaza iyo seritifika. Niba ufite iyo seritifika urabona guhabwa umwanya wo kubaza kuko kubona kwapurika ako kazi. Udafite iyo seritifika uri igipinga tuhabwa akazi. Riba itegeko amahanga yose ari imbere, abakirisitu baranga ngo babikozeho baranga. Aravuga ati twebwe umwami twemera ni Yesu Kristo. Kaisari ni umwami, si umwami wacu. Umwami twemera ni Kristo. Baranga. Mu kwanga kwabo abantu bagira ibisabo. Bagira ibisabo bikomeye. Bamwe batangira gufungwa, abandi batangira kwicwa. Icyo gihe cy'aba Petero bariko bajanwa i Roma kuza kwicirwa i Roma kugira ngo abakristo bacogore, bagire ubwoba bacogore. Aho kugira ngo bagire ubwoba bacogore, ahubwo ziba imbaraga zikomeye cyane zo gukunda Kristo. Nasomye amagambo y'Imana avuga ngo Imana ngo irabarinda, kandi ngo icyo Imana yabarindiye ubugingo nicyo Imana ngo yakoze. Imana ngo ibahereza kubarinda gukomeye cyane, ngo ibarindira ubugingo kugira ngo badashobora kuza kuramya kiriya gishushanyo kiriya nyamaswa. Nguko upfuye si ikibazo, upfuye arazamusa aragiye asanze Imana. Aho kugira ngo uzocirwe mu iteka, ahubwo nuko ukwemera akagucira ihanga kwenda kubana n'Imana iteka ryose. Ibi rero niyo ibi dusomye cyangwa se tuvuze hano mu isura y'12 niko byabaye. Aha hari mu itangiriro ry'itorero. Ibi kandi niko bitegerezwa kuzongera kandi kuba mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Nicyo kimenyetso gikomeye cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Kuko ngo mu kugaruka kwa Yesu Kristo isi yose ngo izaba iri mu kajagari gakomeye k'ubukungu ka ekonomi y'igihugu. Isi yose ngo izaba iri mu kibazo. Ibihugu byose bituye isi byose bizaba biri mu kibazo cya ekonomi. Amakampani menshi afunga kubera guhomba. Yakubita gutya kampani irahombye ngo irakiza imiryango. Yakubita gutya kampani irahombye igabanisha abakozi. Yakubita gutya ati nayo irahombye ivuye ku isoko. Ibihugu byose ekonomi ishite ije hasi. Tuchari kumwe Nora urabi ubukungu abantu batangira ibibazo